If I found you not to attend cabinet 3 times without reason, you are out of government. You must tell our... Ushobora kuba warumvisha umugabo wayoboraga igihugu cya Uganda mu mwaka wa 1971 kugeza mu 1979 ariwe Idi Amini Dada Ume. Ese iyo bavuze Idi Amini ni iki gihita kiza mu mutwe wawe? Ese hazamo ishusho y'umuyobozi cyangwa umunyagitugu nk'uko benshi twagiye tubibwirwa? Tudatinze reka dukurikirane nk'aha yabazwaga n'umunyamakuru. Twabonye amafoto yawe ushyigikiye ikubitwa ry'umupolisi bigaragara ko wabyishimiye. Twabonye kandi twumva inkuru nyinshi kandi zimwe muri zo byemejwe ko ari ukuri, ko hari abantu ibihumbi ndetse n'ibinyacumi by'ibihumbi by'abanyaziya birukanwe mu gihugu cyawe unabambura imitungo yabo kandi ntiwabishyura. Ese ubwo nibwo buryo bw'ahazaza heza cyangwa nirwo rukundo wavugaga iki gihe cyose? Ndumva we wizera ibihuha. Kwanza amwe muri ayo mafoto wabonye nta nubwo ari ayo mu gihugu cya Uganda. Naho abo bongereza uvuga nirukanye bo bakontorolaga 99% by'igihugu cyacu, ubwo harimo inganda, bizinesi ndetse n'ibindi byose. Ubwo nafataga ubutegetsi ngewe mbuhawe n'igisirikare mu mwaka w'1975 nabasabye gutangira gahunda yo gusaba ubwene gihugu bw'igihugu cyacu cya Uganda, ariko bo barabyanga kandi bakontorolaga 99% by'ubukungu bwacu ndetse n'amafaranga binjizaga ugasanga bayabitsa muri banki zo hanze mu bindi bihugu nyuma y'igihugu cyacu. Ibyo rero iyo bikomeza gutyo ubu Uganda iba yarashiriwe nta faranga na rimwe isigaranye mu isanduku. Nta bundi buryo rero bwari busigaye, nagombaga gufata uwo mwanzuro kubw'inyungu z'abaturage ba Uganda. Gusa ndavuga nti nzatanga indishyi, ari nabwo nandikiraga guverinoma zose bireba, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabishyuye cash. Nandikiye na leta y'Ubwongereza, ubu ngubu tuvugana turi mu biganiro. Ikindi nandikira igihugu cy'Ubuhinde kuko hari abahinde bake nabo bari barirukanwe muri iyo gahunda. Ubwo delegasiyo izava mu gihugu cy'Ubuhinde izihure n'indi delegasiyo mu gihugu cyacu cya Uganda, ubundi twishyure. Erega ntabwo nigeze mvuga ko tutazishyura. Ibindi rero mugenda mwumva ni ibinyoma byambaye ubusa, kandi nimusuzuma neza muzanasanga Uganda ari igihugu cya mbere ku isi. Ibi ngibi ndabibabwira nka perezida wacyo. The Update TV.